hari ikintu nkundira Imana. Yego. Iyo Imana itaragutabara ibiguhaye ko kubakinga ku maso kugira ngo batakunyuza hejuru. Muri bitanu Imana yari izagukorera ibikozemo nka bitatu abantu bagabanya amagambo. Haleluya, ndabyakiriye nange. Beni watala zoni oni watala ngozema zeni walako deleboni ezana. Haleluya. Eni wadametani ezeni watali amarira wariraga Imana igiye kuyaguhoza. Edaya soni wadrayi soni watabikosa. Haleluya. Eni wasa nibyo dore wari ufite umwuka w'inyatsi, ibintu byose wakuraga bikanga, waracuruza urahomba, ukora akazi barakwirukana, mu kazi kawe dore abanyamashari ni benshi barashaka kukwirukana ngo bashiremo abantu. Yego. Imana irambwiye ngo irahagurutse. Haleluya. Iyo ngwara urwaye Imana igiye kwigukiza. Hari ibintu bitatu ngiye kukubwira. Icyambere, haleluya haleluya haleluya. Turabakire mwese kuri channel ya YouTube Prophet Manivuga. Yesu ashimwe cyane mwebwe abaherereye muri Canada, abaherereye mu Bwongereza, muri Amerika no mu bihugu bitandukanye, muri Afrika hose no mu Rwanda turabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana igiye gukora ikintu gikomeye. Uyu munsi wa none turi kumwe n'umutumirwa wacu, umushyitsi wacu, umuhanuzi w'Imana usize amavuta y'Imana. Turagira ngo tumwakire yibwire abaduteze amatwi n'abaturebera kuri channel ya YouTube Prophet Manivuga. Turakwakiriye. Amen. Ndagushuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ndanezerewe kubera uyu mwanya Imana impaye yo kugira ngo nze tuganire amagambo y'Imana. Ndabizi urahembuka, amateka y'ubuzima ubayemo Imana yiteguye kuyagusohoramo, intambara uri kunyuramo Imana iraza kuzigukuramo, dufatanyije kubwo gusenga. Amazina nitwa Prophet Manivuga. Imana iduhana umugisha. Urakoze cyane kwibwira abari kutureba bose baherereye mu bihugu bitandukanye, ariko twashakaga yuko ubanza kwibwira abantu neza. Prophet Manivuga ni muntu ki? Ndagira ngo usobanurire abantu. Amazina nkuko mbabwiye, ubundi amazina mama na papa banyise ni Tuyisenge Jean Pierre. Prophet Manivuga ryaje kubera gusenga cyane, neneho Imana ikavugana n'umuntu vizavi akavuga ati Imana iravuze neneho. Babinyitirira gutyo bitewe n'ibitangaza no guhanura. Amaso y'Imana agendaga impereza mpanurira abantu barabinyita, biramfata nanjye ndabyemera. Urakoze cyane kwibwira abantu bose badukurikiranye. Ubu ndizere yuko ntawe ugifite urujijo noneho yibaza ngo Prophet Manivuga ni muntu ki. Ese umuhamagaro wawe waba waratangiye ryari? Natangiye kubwiriza mfite imyaka 14. Uyu murimo ngo mazemo igihe kitari gito, nahuye na byinshi, narakubiswe, nahuye n'umubabaro wo muri uyu murimo, ariko Imana igendana nanjye kuko Imana yari yarambwiye ngo nzagukoresha ibintu bitangaje. Uzakiza indwara, uzasengera abantu babohoke, hari benshi bazakirira ku mugongo wawe. Ndibuka umunsi umwe twari mu giterane cy'amasengesho ahantu za Musanze, umupasiteri araza arambwira ngo uwo mugongo wawe uzaheka abantu benshi. Mu by'ukuri ntabwo nari nzi ko nzakorera Imana, ariko mu guhamagagwa n'Imana, Imana yagiye inkoresha ibintu bikomeye. Nta kintu kiryoha nko kubaha Imana. Amen 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 amen. Muri uyu muhamagaro bivuze ngo hari ibintu byinshi bikomeye cyane ubonye uhuye nabyo, bimwe bikomeye, misozi n'ibibaya. Nkeka yuko umaze kugira experience ikomeye cyane gose. Dushingiye ku bintu bikomeye cyane Imana igenda igukoresha. Tubonye sida zikira, twabonye usengera abantu kanseri zirakira, twabonye ukora ibintu bikomeye cyane bitangaje. Mbese n'iki ushobora kubwira abakozi b'Imana batandukanye bari hirya no hino bakora umurimo nk'uyu nguyu usanzwe nawe ukora? Inshingiye ahantu nagiye nyura n'imijugujugu nagiye mpura nazo muri uyu murimo, ikintu nabwira abakozi b'Imana ni ugusenga kandi bagakundana, bakagabanya umwuka w'ishari. Kuko usanga mu bakozi b'Imana ari abahanuzi benshi buzuye umwuka w'ishari. Iyo runaka ubonye Imana yamukoresheje ibintu bikomeye, akagira favor mu bantu, ba bantu bandi bakora ku buryo bamugwanya ngo bamusebye kugira ngo abantu bamucikeho. Ariko bakibagirwa ko iyo umuntu azamuwe n'Imana nta muntu ushobora kukumanura. Yego. Intebe umuntu ateretsweho n'Imana, yego, ntabwo ibanza kubaza abantu uko babyumva. Yego. Yo iragufatika kwicaza uburana akaburana wicaye mu masezerano yawe. Haleluya. Rero ikintu nabwira abakozi b'Imana bankurikiye muri uyu mwanya,
nidufatanye gusenga turwanye satani. Sinzi impamvu turwanyana bosha, ntabwo ijuru dukorera ari rimwe. Niba ijuru dukorera ari rimwe, ari Yesu wapfuye akazuka, ari we dukorera dushaka ubugingo, nibareke dufata umwanya ahubwo duhuza imbaraga, tubwiriza abantu bave mu byaha, tuzabona amakamba tuzambara tugeze mu ijuru. Haleluya, haleluya. Urakoze cyane kusubiza abantu icyo kibazo nari nkubajije, ariko noneho kugeza muri aka kanya hari inkuru tugenda twumva cyangwa se twanabonye ko ugiye gushaka, ufite ubukwe, mbese byaba ari byo? Gushaka, ngiye gushaka ni vuba aha kuri 5 z'ukwezi kwa 8 nibwo nzaba ninjiye muri gahunda z'ubukwe, nibwo nzasezerana imbere y'Imana. Twavuye mu murenge, mbonereho no kubwira inshuti zacu zidushigikiye badushigikire. Ubukwe ni ikintu kitoroshe, bisaba amafaranga, bisaba amasengesho. Iyo ibirori bihari n'abarozi barahaguruka. Yego, icyo nabwira buri muntu wese, ubukwe ni ikintu gitwara imbaraga, kandi ikintu umuntu abona akiri ku isi, kuko iyo umuntu apfuye ntiyambwira kubona ibirori, ubibona mu gihe cyo kwimariye. Yego, abantu badushigikira, ubukwe bukeneye amafaranga. Shimira abantu bakomeje kudutwerera, n'abandi biyumvamo ko bashigikira umukozi w'Imana. Iyo ubibye ku mukozi w'Imana, iteka ryose urasarura. Imana iduhana umugisha. Kandi nkiraho mwese ndabatumiye, mwebwe tubana kuri Prophet Manivuga, wabaye mushiki wanjye, wabaye umubyeyi, wabaye papa ba mama, ndagutumiye mu bukwe bwanjye, kandi inkunga yawe irakenewe. Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane. Abahanuzi mukunda gushaka, ariko Imana ibanjije kubereka abadamu mugiye gushaka. Mbese umudamu wawe waba waramusengeye, Imana yavuganye nawe? Icyo ni ikibazo kimwe. Ikindi kibazo cya kabiri, uraza kubisubiriza rimwe. Ikindi cya kabiri, ese nakubazaga nti imyiteguro ihagaze gute ko tureba igihe cyagiye? Ndagira ngo usubize ibyo bibazo nkubajije. Umbajije ikibazo gikomeye. Madamu naramusengeye, kuko njya kumutoranya nabanje gusenga, mfata ibihe byo gusenga, ndetse nawe twafashitanye umwanya wo kujya gusenga. Twafashe igihe turiyiriza, tujya ku musozi turasenga, tubaza Imana, Mana uzabana natwe, uzadushigikira. Abantu benshi bakora amakosa yo gushaka batabajije Imana, ngo basenge bapfukame. Urugo ni ikintu kitoroha. Umuntu muzabana ubuzima bwawe bwose ugomba kubanza gusenga. None twebwe abaprofete, iyo uhubutse gatoya urira ubuzima bwawe bwose. Iyo umuntu atarashaka bafite amahirwe 99% yo gushaka neza. 1% ni ugushaka nabi, ubuzima bwawe bugasharira. Nabanje kubaza Imana, kuko muri uko kubaza Imana, Imana yarambwiye ngo uzahura n'intambara z'amagambo muri uko mugiye kwimariya, ariko nzabana nawe. Imana irambwira ngo uzaceceke, abantu bazavuga, ariko uzaceceke, ndi Imana, ndi mu ruhande rwawe, nzakuneshereza. Satani yashatse kwica ubukwe bwanje, ariko kubwo gusenga Imana, kuko twari twaravuganye n'Imana. Haleluya. Imana iratuyobora. Nta kintu kiryoha nko gukora ikintu wavuganye n'Imana. Intambara zirahaguruka, Imana ikakubwira ngo shikama. Umuntu akakuryarya, Imana ikakubwira ngo doni ndyarya. Bya bintu nakubwiye dore birasohoka. Ikintu cyamfashije muri ibyo byose no gusenga. Imyiteguro y'ubukwe, ndatekereza ko harabura icyumweru kimwe, mu kindi cyumweru nibwo tuzakora ubukwe. Ni ukuri turi gusenga, kandi mbonye Imana igenda ikoresha abantu. Imana iduhana umugisha. Hari n'abandi biteguye gukora, ndabizi bizagenda neza. Yego, urakoze. Mbese mukozi w'Imana Prophet Manivuga, niba atari ibanga, umudamu wawe washobora kumubwira abantu baduteze amatwi kandi batureba? Ni umukobwa usenga. Yego, ni nacyo kintu namukundiye. Niwe mukobwa wa mbere naterese mu buzima. Akambwira ati Sherika, tubanze tuzamuka umusozi tujya kubaza Imana. Bivuze ngo abandi bo ntabwo iryo jambo bari kubwiye? Oya, cyonyine kuvuga ngo reka tuzamuke umusozi tubanze tujye kubaza Imana. Ntabwo twakora ibintu duhubutse. Reka tubanze dupfukame tubaza Imana. Twaragiye turasenga, dusenga umunsi wa mbere, Imana ntiyagira ikivugo, wa kabiri ariko Imana igenda ibana natwe. Hari ibintu Imana ikora bigatuma ufata icyemezo ukavuga ngo Mana ndagushimiye ko wumvishe gusenga kwanjye. Haleluya. Rero kuba asenga, kandi numvaga nshaka umuntu uzamfasha gukorera Imana, kuko urabona iyo uri umuprofete ntabwo ushobora kujya kubwiriza abantu mu rugo harimo intambara. Ariko iyo ubona umuntu agufasha amaboko akubwira ati Sheri kadusenge, ibintu byose tuzabigeraho kubera gusenga, ni ikintu kizana mukundi. Ikindi kibazo cya nyuma, ngira ngo nkwakire utumire abantu bakumva, ugire n'icyo babwira, ubasengere, kuko hari abantu bagukurikirana, benshi barwaye, benshi bafite ibibazo bitandukanye, bari ku isi, yewe no mu Rwanda naho barahari. Ndashaka kuza kukwakira mu munota umwe cyangwa ibiri, cyangwa se igihe kingana gute, ushobore gutumira abantu kandi ushobore no kubwira abantu ijambo ry'Imana. Uri umukozi w'Imana ukomeye cyane. Ikibazo cya nyuma nkubaza, nabazaga nti ese numara gushaka, ni izihe ntumbero zawe wumva wifuza kugeraho muri uyu muhamagaro wawe?
numva nimara gushaka ikintu cya mbere numva nshaka kubakira Imana urusengero. Haleluya, urusengero rw'Imana. Mm. Ahantu dukorera mfite abantu benshi baza tukabwiriza tugasenga indwara zigakira abantu bakabohoka. Yego. Ngira ngo waradusuye. Yego. Abantu baba ari benshi, abantu baza bagakira indwara, ariko ahantu dusengera ugasanga ni hato bitewe n'ubwinshi bw'abantu. Kandi guhora ufata isanduku y'isezerano yijyana hakurya ni ikintu numva kimbangamiye. Yego. Ikintu cya mbere numva mfitemo intumbero ni ukubakira Imana urusengero. Yego. Icya kabiri numva mfite intumbero, dufite abantu benshi badukurikirana. Yego. Ariko batabona uko bakora amateraniro live kuri Zoom. Yego. Ngo tubane mu materaniro, barabinsaba ari benshi, ni benshi baba baranshatse. Ubu hano mfite message 12,000 by'abantu banyandikiye. 12,000 by'abantu bakwandikiye. Baganyandikiye kuri WhatsApp. Oh my God. Urumva abo bantu nabasubiza. Yego. Ariko turi kumwe mu materaniro live nshobora kubasengera Imana mu kwizera. Yego. Rero ndumva nimara kuva muri ubu bukwe ikintu cya mbere no kuzagura ibikoresho byo kugira ngo abantu b'Imana bajye basenga bari live, kandi ndabizi hari n'abantu bazadushigikira bakunda umurimo w'Imana. Yego. Kuko mbonye Imana igenda ikora ibintu bikomeye. Yego. Rero icyo ni ikintu numva kimpangayikishije cy'abantu badukurikira badukunda ariko babuze ukuntu dusenga na live. Kuko hari igihe umuntu aguhamagara neza ukabura uburyo ushobora kuzamuha umwanya ngo umuvugishe. Ariko natekereza turara mu materaniro yizeye nshobora gusenga amateka yagahinduka. Kuko impano yo gusenga ni ikintu Imana yampaye, Imana iduhana umugisha. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Reka nanjye mbonereho umwanya wo gutumira abantu batukurikiranye mu kigikira umukozi w'Imana. Nimero ze murazizi kandi muraza no kuzibona. Mu mushyigikire, abagabo, abagore, abakobwa, ni mubibe muri iri taka ryiza, iri taka rya Prophet Manivuga. Nubiba imbuto yawe izera. Ndabahamagarira kumushyigikira, ndabahamagarira kuza guhagarana natwe. Harabura igihe gitoya ariko Imana izakora ibikomeye cyane. Harabura icyumweru kimwe, ntabwo buhari, ariko ndakwinginze wowe utureba utwumva ngo ugerageze kudushyigikira mu bushobozi bwawe ufite. Nta mbuto iba ntoya, nta n'imbuto iba nini. Iyo ushyize mu itaka ryiza imbuto irera. Ni dushyigikira umukozi w'Imana kuri nimero zigenda zinyura ku kiganiro. Yesu araza kuba mugisha kandi araza kubagirira neza. Ndashaka kwakira umukozi w'Imana ababwira ijambo ry'Imana, abasengere, abafite ibyifuzo ashobore kubasengera. Kandi mwibuke gukora subscribe, mwibuke gukora liking, mwibuke gukora share, mwibuke no gukora commentaire. Mushobora kujya kuri channel yacu mukatubwira muti ni dukore kino mukaduha ubwenge. Yesu abraho mugisha. Mukozi w'Imana ndakwakiriye, uraza no gutanga nimero zawe nyuma turangije kino kiganiro. Imana iguhe umugisha. Amen. Reka mbanze mbere yuko ninjira mu kubwiriza nze kuyobora abantu hano dusengera. Usanga abantu benshi bandika muri commentaire babaza aho dusengera Nyabugogo kwa Mutangana, ni muri etage ya 2. Iyo hageze wasanga umusekirite iduhana umugisha. Ndagira ngo ufate Bible tugiye gufatanya dusome amagambo y'Imana Imana impaye. Yego. Wowe unteze amatwi, wowe ndeba, wowe unkurikirana, ndagira nkubwire ngo igihe kirageze Imana ikagukura muri izo ntambara. Haleluya. Nabizi uri kunyura mu buzima bukugoye, hari ubuzima uri gupfundikanya, ibintu byose byaranze kuri wowe. Wafashe indege ururira ujya mu mahanga, uravuga ngo ndahiriwe, ngiye mu isezerano Imana yari yarampaye. Uhageze uba mu buzima bwa secret sako bwo kwizengurukaho. Urakora ariko nta terambere. Iyo ugize ngo amafaranga araje nibwo ibibazo biza. Ngiye gusengera abantu muri uyu mwanya. Hari ibintu bigera muri 4 nshaka kuvugana nawe unkurikiye, kandi ndasengera ku buzima bwawe. Icya mbere tugiye gusenga Imana igukureho umwuka w'inyatsi. Umaze igihe kinini ukora ariko ushaka umusaruro w'ibyo ukorera warabuze. Ndagiye gusengera ubuzima bwawe, Imana ibuhindure, nawe Imana iguha icyerekezo cy'ubuzima mu izina rya Yesu. Icya kabiri, umaze igihe kinini ushaka ibyangombwa warabibuze. Hari Imana dusenga. Iyo umukozi w'Imana asenga aba afite imbaraga zitwa authority. Nibyo. Gutegeka. Tugiye gutegeka izo mbaraga zituma uba mu bushomeri. Izo mbaraga zituma utabona ibyangombwa. Izo mbaraga zituma uhora ubabaye. Iyo ndwara yananiranye ku buzima bwawe. Mu
amavuta Hallelujah. nahawe n'Imana ngiye kugusengera Imana igukureho izo mbaraga z'uburwayi. Hari abantu bankurikiranye, wowe nkurikiranye, ufite ibintu bikurya muri uwo mugongo, muri ayo maguru, ufite indwara zihora ku buzima bwawe, abana bawe babuze ubwenge, abandi bagiye mu butinganyi. Ndagira nkubwire ngo hari Imana tugiye guhamagara, Imana igahindura amateka yawe. Haleluya, haleluya. Somera mu gitabo cya Yobu, Yego. ibice byaho ni 20. Yego. Turasoma umurongo wa 15. N'amagambo meza ngiye kuganira n'uyu muntu neza amatwi kandi akabohoka. Ni wowe mvugana nawe. Tugiye kuganira aya magambo, Imana impaye ngo nkuganirize kandi uraza kubohoka mu izina Yesu. Haleluya. Hadusomere twumva amagambo y'Imana. Yobu igice cya 20 umurongo wa 15. Bibiliya iravuze ngo ubutunzi yamumize bunguri, ubutunzi bwawe yabumize bunguri, kandi azaburuka, Imana izabuhubuza mu nda ye. Subiramo iryo jambo ndafashishwe. Ubutunzi yabumize bunguri, jambo riravuze ngo ubutunzi bwawe Satani yabumize bunguri, kandi Satani agiye kuburuka, Imana izabuhubuza mu nda ye. Imana izabuhubuza mu nda ye. Wowe uneza amatwi ndagira tuganire. Haleluya. Hari ibintu byawe Satani yamize. Yamize akazi kawe, yamize business yawe, yamize urushako rwawe, ibintu byose byaranze, ubayeho mu buzima bubi, wamutunze ibintu byawe ntiwamenye ukuntu bigiye. Ariko ukuntu ijambo ry'Imana ravuze ngo ubutunzi bwawe yabumize bunguri, ariko azaburuka, Imana izabuhubuza mu nda ye. Imana tala anosine tayibona. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibintu byawe abarozi bamize bagiye kubiruka. Haleluya. Ibintu byawe abakugambanira bakoze bagiye kubiruka. Nibyo Yesu. Ibintu byawe aho byanyuze bigenda, nibyo Baba. nayo nzira Imana igiye kubinyuzamo bigaruka. Nibyo Yesu. Hari amateka yawe Imana igiye guhindura. Kimalando salera. Bandi bategereje kukogwa n'isoni, bandi bategereje kumwara, bandi bari kuvuga ngo reka barebe kuzabigenza. Ariko ndagira mvugane nawe. Yego. Imana iramanutse. Nokuri. Imana ije guhanagura amarira yawe. Akakanya. Dore ubayeho mu buzima bubi. Yego. Ibintu byose byaranze. Uracuruza ugahomba. Inisa. Wakoze business biranga. Warashatse umugabo araguta. Ku musozi wanyu wabaye igitaramo. Wuriye indege uzi kugiye ahantu ubuzima bwawe bugiye guhinduka, ugezeyo buranga. Hari abantu bagendana umuruho cyane, yashaka agashakana umuruho, yabyara akabyarana umuruho, yakora business akayikorana umuruho. Ariko bavugane nawe mwene data. Haleluya. Imana yahinduye amateka ya Yabesi. Yego, Yabesi. Nawe Imana igiye guhindura amateka ya. Haleluya, haleluya. Somye ijambo ry'Imana rambwira ngo Yabesi yavukanye agahinda n'umubabaro. Yego. Kuko nawe wavukanye agahinda n'umubabaro. Yabesi ngo atakambira Imana arasenga. Ngo amaze gusenga Imana irangije ihindura amateka ya Yabesi. Nibyo n'ingoma ya Yabesi mvugana nawe. Imana igiye guhindura amateka ya. Haleluya, haleluya. Wabonaga bigucanze, warubayeho mu buzima bubi, intambara zakubanye nyinshi, uhagaze ku musozi warasebye, abantu bose baguhaye urw'amenyo. Oh yes. Izere Yesu niwe ushobora byose. Abo wari wiringiye baraguhemukiye. Mwene data unkurikiye, ni wowe mvugana nawe undeba. Imana ivuganye nanjye ngo ninkubwire ngo amarira umaranye igihe kinini watewe n'abana b'abantu, Imana igiye kuza kuyaguhanagura. Haleluya. Hari umuntu nteze amatwi nonaha unkurikiranye, yarabayeho mu buzima bubi, ibintu byose birashaririye, yamaze kuvuga ko ibyo bitazahinduka. Ariko reka nkubwire mwene data, igihe kirageze Imana ikagutabara. Haleluya. Iyi Imana igiye kugutabara igasangaho fondasiyo, irabanza ikayiritura, igatangira ibyo bitazagira babyitirirwa, kugira ngo ejo utazavuga ngo ni amaboko ya bene wacu, ni amaboko y'imiryango. Wibutse wowe nkurikiye, iryo jambo w'Imana upfunyitse mu mahwa kandi kukuramo no gushinyiriza. Iryo jambo mugisha w'Imana, umuntu arabanza akavunika, umuntu arabanza akababara, ariko ijambo Imana yavuze ikazarisohoza. Haleluya. Zaburi ivuga ngo kuko nta jambo Imana ivuga tarahoni yatobera. Nta jambo Imana ivuga ngo rihe. Ibintu umugabo we yakubwiye byahera, mafaranga bakwemeye bayarigisa ntasohore. Yego. Ariko ijambo Imana yavuze irarindika rikurikirana. Umuntu umwe yarambwiye kuri kamera, we nazanabireba, arambwira ati Prophet tikarame, ati gutegura ubukwe nticyane, ati sare nzayikwishurira. Itariki igeze ndamubwira nti sare none ko ngomba kwishura y'ubukwe.
akuraho telefone. akora telefone. Umuntu akubwira ijambo ariko kugira ngo umushime akanya gato, ariko Imana ijambo ivuze irarikurikirana. Ndakwibutsa ko abantu wizeye ko aribo bazagushyigikira, ntabwo aribo bazagushyigikira. Imana ifite amaboko iba yarateguye, azahagararana nawe ugeze ahantu hakomeye. Muntu yaba yibeshe kukwanga nk'uko abandi bakwanga, akavuga ngo kuko bamukuyeho amaboko nanjye reka nyamukureho. Uwo muntu aba yibeshe. Hari amaboko utazi, utarabona, hari abantu utarabona. Imana itegura bagomba kugufata amaboko. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Imana igukureho intambara. Imana igukure muri ayo marira. Dore abantu bategereje kuguhugwa amenyo, abandi bategereje kuzaseba, ariko ngiye gusengana nawe. Iyo ndwara igiye kukurekura, izo mbaraga zirara zigutsikamiye zigomba kukurekura. Ayo maroza agomba kukuvaho. Iyo diyabete ugomba kuyikira, iyo kanseri ugomba kuyikira, uwo muvuduko w'amaraso ugomba kuwukira. Haleluya. Ni wowe mvugana nawe. Barakurambagije birapfa, bana bawe babuze ubwenge, utwita inda zivamo, washatse umugabo uzi ko ari igisubizo none yaragutaye. Hari amahirwe ya kabiri Imana igiye kuguhera. Amahirwe ya mbere yararangiye, Imana igiye kuguha amahirwe ya kabiri. Haleluya. Ubuzima ugomba kubusohokamo. Yego. Jambo ryaramvuze mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 28 ngo babandi bategereza yuko Pawulo ari bubyimbe cyangwa ari bupfa acindutse, ariko bamaze umwanya munini babitegereje ngo babona ntacyo abaye, barahindukira baravuga ngo ni Imana. Hari abategereje kugiye kumwara, bandi bategereje ko isoni zigiye kugukora, bandi bategereje ko ubuyobozi bakoze bagiye gucisha Tanzania bwagufashe, ariko ntabwo bizasohora. Haleluya. Haleluya. Wikiririma Pawulo. Hari ibintu byakurumye. Kanseri yarakurumye, diyabete yarakurumye, sida yarakurumye, amadeni yarakurumye, umuvuduko warakurumye. Hari ibintu byakurumye ngo babandi abantu baravuga ngo Pawulo ngo reka turebe. Abantu baravuga. Iyo umuntu ari mu kibazo abantu baravuga. Hari abantu bakuvuze baravuga ngo reka barebe. Baravuga bati nawe umugabo yamuta, nawe abana bamunanira, nawe yase bakumva. Babandi barategereza. Hari abantu nawe ufite babandi bakunoshanira mu ibanga, bakuvugira mu ibanga. Abantu mugasenga nabagira hirya bakakugambanira, abantu mugasenga nabagira hirya bakagusebya. Ariko reka mvugane nawe mwene data, Imana irambiwe agasuzuguro k'abana baba ku buzima bwa. Imana igiye guhindura amateka. Haleluya. Mbega wizeye Imana, Imana igiye guhindura amateka. Ngiye gusengana nawe. Iyo ndwara ugomba kuyivamo, ayo marira ugomba kuyahanagurwa, agasuzuguro k'abadayimoni gagomba kukuvaho. Imana yarabaretse baravuga, yarabaretse barakugambanira, yarabaretse baragusebya, ariko ndagira mvugane nawe. Imana iragarutse. Byari byarananiranye, bari barashyizeho iherezo, yewe nawe wari warabivuyemo, ariko umva mvugane nawe, ndi umuhanuzi w'Imana. Imana irambwiye ngo nimvugane nawe ngo buretse gukura aya maso, uburyo bw'Imana buracyahari. Ndavugana n'umusozi wa Imana igeze kuri Zerubabeli, iramubwira ngo Zerubabeli, wa musozi we wiyita iki imbere ya Zerubabeli? Nta mvura idahita, dore bugiye guca, bigeze mu museke. Abantu baguhimbye amazina, indwara yarinjiye ku buzima bwa, ariko reka mvugane nawe. Uwo musozi wawe ugiye guhinduka, izo ntambara zigiye guhinduka, ayo mariro yasohokamo mu izina rya Yesu. Hari amateka yawe agiye guhinduka. Imana igiye kukumara umubabaro, Imana igiye kugukuraho ayo mateka. Dore wari ufite amadeni, bari bagiye guteza cyamunara, madeni yabaye menshi mu rugo. Iyo uhembwe ibibazo nibwo bihaguruka. Abana bawe babuze gushaka, barabaziritse, dore wabuze urubyaro, abantu bategereje kuguhugwa. Ariko nagira mvugane nawe, aho abantu bari barakuziritse, Yesu agiye kukuzitura. Haleluya. 38 irangiye, uriya muntu yari yarabuze umuntu wamujugunya, ngo Yesu ahageze, aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe ugende. Ngiye gusengana nawe. Isaha irageze. Eliya, isaha irageze. Pera Daniosikia, isaha irageze. Dore bugiye guca.
dore bugiye guca isaha irageze, isaha irageze. umubabaro wawe ugiye kuwibagirwa, intambara zawe zigiye kurangira, uretse gukura y'amaso. Hari ikintu nkunira Imana, yego, iyo Imana itaragutabara ibiguhaye ko kubakinga ku maso kugira ngo batakunyuzaho ijisho. Muri bitanu Imana yari izagukorera ibikozemo nka bitatu, abantu bagabanya amagambo. Haleluya, ndabyakiriye nange. Beni watala zoni oni watala ngozema zeni walako deleboni ezana eni wadametani ezeni watali amarira wariraga Imana igiye kuyaguhoza. Edaya soni wadrayi soni watabikosa. Haleluya, eni wasari. nibyo, dore wari ufite umwuka w'inyatsi, ibintu byose wakuraga bikanga, waracuruza urahomba, ukora akazi barakwirukana, mu kazi kawe dore abanyamashari ni benshi, barashaka kukwirukana ngo bashiremo abantu. yego, Imana irambwiye ngo irahagurutse. haleluya, iyo ngwara urwaye Imana igiye kwigukiza. hari ibintu bitatu ngiye kukubwira. icyambere, kuba utarapfuye wa munsi ukibyara uriya mwana nuko hari umugambi w'Imana. haleluya, wari umugambi Gitanda w'Imana. wabyariyeho hari abadamu bakiguyeho, ariko Imana yaragutambukije guhereza umwana, ni ukubera umugambi w'Imana. haleluya, amarira wariraga Imana igiye kuyakwibagiza. ngiye gusengana nawe. yes, hari abantu tugiye gusengana nabo, yego, Imana igiye guhindura amateka. wowe unkurikiye ngiye gusengana nawe, ufite indwara, ufite ibintu bikurya, abana bawe bananiwe gushaka, dore akazi karabuze mu rubyaro rwawe, holetiste abana bawe bagiye mu batinganyi, hele Constance Dra, bana bawe bakabasenya. nawe uriho mu buzima bwo gupfundikanya, ubayeho mu buzima bushaririye, ibintu byose byaranga. ngiye gusengana nawe, hari Imana yiteguye kugutabara. vuga, fata ku mutima wawe, ngiye gusengana nawe, Imana igukureho agasuzuguro k'abadayimoni. Mana mu izina rya Yesu, imbaraga zawe kuri uyu muntu neza amatwi, imbaraga zawe zirarema, imbaraga zawe ziratabara. ndasengera ubwo bugwayi bwawe, ndasengera yawe, ndasengera iyo kanseri yawe mu izina rya Yesu. ndategeka izo mbaraga nizirekura ubuzima bwawe, ndategeka izo mbaraga za kanseri deyazoneta labonetasa. ndavugana nawe uri kurira, ndavugana nawe wihebye, ndahamagara imbaraga z'Imana, ndahamagara amaraso ya Yesu. ugomba kuva muri ubwo buzima. iyo diyabete nikuveho, iyo kanseri nikuveho, iyo sida nikuveho. dore abana bawe babuze ubwenge, ndahamagara ubwenge, ndasengera ayo madeni, ugomba kuyasohokamo mu izina rya Yesu wapfuye akazuka. ndahamagara gukora kw'Imana, ndahamagara imbaraga z'Imana. haleluya, 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 Imana irakurengeye. haleluya, hele tosti seledra. uyu mwaka Imana ivuganye nanje ikintu gikomeye, igiye guhagurutsa ububyutse. kandi ubu bubyutse Imana igiye guhagurutsa, Imana igiye guhagurutsa abantu bakiri batoya. yego, hari abantu bari ku ngoma bameze nka Sawuli, bavuga ngo Imana itadukoresheje nta bandi yakoresha. yego, Imana igiye guhagurutsa abahanuzi batazwe. Imana igiye guhagurutsa abakecuru n'abasaza n'abana batoya, ba bandi bo mu byaro batazwi, badakunda kugaragara kuri kamera. yego, Imana irambwiye ngo igiye gukura ba Dawidi mu ishyamba ibazane ku ngoma. Haleluya. kuko ba Sawuli bamenyereye Imana, hari abahanuzi bamenyereye Imana. yego, Imana irambwiye ngo uyu mwaka utararangira ab'Imana irabirukanye. hari abahanuzi bagiye guseba, yego, hari abapasiteri bagiye guseba, babesa ikoro, bagiye kwandagara, Imana igiye gushira hanze. yego, terasoni dema. haleluya, hari abadayimoni 817 bazamutse muri uyu mujyi wa Kigali, bitwa amashari. bashumba bagiye kugirana amashari, bagambanirana, abahanuzi bagambanirana. mwene so nahura n'ikibazo aho kumusengera utangire kumugambanira, kubera abadayimoni bitwa amashari bazamutse muri uyu mujyi. haleluya, ubu hari abantu bari kugambanirana kubera aba badayimoni nibyo, b'amashari. umuntu akagambanira mwene se basengana, mwene so yagiraga ikibazo ugapfuka mugasenga, none iyo wumvishe ikibazo yagize ni ukwirirwa umusebye. Imana igiye kuza gukubita abantu bitiriye Imana batayifite mu mitima yabo. Imana igiye kuza kubandagaza, muzababona. yego, hari abapasiteri banywa inzoga, basambana, bese ikoroka, bagiye kugaragara.
Imana yambwiye ngo hari abantu bafite amasezerano y'amahuri. Ndaguha urugero. Amasezerano y'amahuri. Akajerekani karimo amata n'akatarimo amata, uramutse ubifunze ukabishyira hano, byose ntiwagira ngo birimo amata? Byose wagira ngo birimo amata. Ariko se uramutse kamwe katarimo amata ugafunguye, wayasangamo cyangwa wasanga ntayakirimo? Wasanga ntayakirimo. Hari abantu rero babonye akajerekani, babona abantu baruzuraga umwuka bagahanura bagira ngo baracyafite Imana. Iyo uhuye n'uwo nguwo aragutuburira ukagira ngo Imana yavuze kandi atariyo yavuze. Abo bantu Imana igiye kubakora ku ngoma. Haleluya. Imana yambwiye ngo hari abantu batwitinda. Nagiye kubona mbona abantu batwitinda, ngo ngiye kureba hari icyuma marayika yanyerekaga gipima abadamu batwite, ngiye kureba ngasanga mu nda yabo n'amazi. Imana irambwira ngo hari abantu bafite amasezerano atariyo. Bazi ngo bavuganya n'Imana atariyo yavuze. Ubundi hari ibintu bikumenyesha ko ari Imana yavuze. Icyambere nuko Imana igomba kubanza kukwihanisha. Yego. Umuntu uza akaguhabira ibitangazo utarihana, uwo ntabwo ari umwuka w'Imana. Yego. Wowe Imana ivuganye nawe uri umusambanyi, irakubwiye ngo ugiye kuguhereza umugabo. Imana ifite umugabo uzihanganira wowe n'ubusambanyi bwawe. Ukeneye kubanza kwihana, Imana ikaguha umugabo ufite amavuta usenga. Nibyo ndabisobanukiwe. Cyambere kizakwereka ko Imana ivuganye nawe nuko umuhanuzi agomba kubanza kukwatuza ukihana. Bantu bakeneye ibitangaza kurusha gushaka Imana. Banza ushaka Imana. Urabibona hariya mfite abantu benshi, ariko hari abantu benshi mwira ngo mwaje mudafite urukundo rukunda Imana. Mwaje kubera nsengera abantu bagakira indwara, nkabahanurira bigasohora, ariko bataje gushaka Imana. Imana yarambwiye ngo jya ubanza ubihanishe, babanze bakizwe. Wowe urashaka gutunga ibintu udafite Imana, uzabishyira he? Ibintu byose bitarimo Imana birariza. Prophet, ibintu bitarimo Imana birariza. Amafaranga watunga udafite Imana yakuriza. Namarira gusa. Abana wabyara badafite Imana bakuriza kuruta ingumbi itarabyara. Namarira. Umugabo washaka w'iboga uko yameze kose afite ibyamirenge adafite Imana yagushavu. Nagahinda kageretse ku kandi. Banza utunge Imana, ibindi bizaza bigukurikira. Haleluya. Cyakabiri kizagaragaza ko Imana ivuze nuko nta hantu wahuriye n'umuhanuzi. Jobuni naratangaye. Njya gusengera umudamu. Njya gusengera umudamu. Nsanga ngo umuhanuzi ngo yafashe ngo ibintu ngo abishyira mu ntebe. Ngo aramubwira ngo ibi bintu nibikurinda abarozi ngo ni Imana bimuhaye. Uwo nawe yitwa umuhanuzi. Ngo yitwa umuhanuzi. Ibyo bintu abantu bazana mu mago yanyu bakababwira ngo barabitaburuye. Uko ni ukubesha. Ugasanga umuntu ari guhanura ngo nimero ya telefone. Nimero ya telefone iramarira icyo umukristo ushaka kwihana? Ntacyo. Yamumarira? Ntacyo. Imana ikeneye kukubwira ukabanza ukihana. Abantu nibabanze batunga amagambo y'Imana. Babanze batunga ijambo. Haleluya. Ubuhanuzi dufite buzarangira, ariko ijambo ntirizarangira. Ntabwo rizarangira. Tunga ijambo muri wowe. Fata Bibiliya usome amagambo y'Imana. Haleluya. Ukeneye amavuta. Biriya bintu wakitse ntiwari kubikika ni ukubera amavuta. Banza ushake amavuta usenge. Ukeneye imbaraga zivuye mu ijambo. No mu kwihana. Mbere yuko nguhanurira banza usome ijambo. Ijambo ni umutsima utera imbaraga. Yego. Ijambo rikwicaza aho uswe na nyoko batakwicaza. Ijambo ry'Imana niryo nkubwira. Iyo umuntu afite ijambo, tunga ijambo. Ubundi ni igiki kizatuma abantu bakubaha? Nta mafaranga ufite ngo abantu bazakubaha. Nta butunzi ufite ngo bazabukubahira. Tunga ijambo. Abantu batunze amasezerano ariko adafite ijambo. Nibyo. Abantu bafite ubuhanuzi budafite ijambo. Mana warambeshe. Imana iraguhereza miliyoni ugashaka umugore wa kabiri iguhaye miliyoni 10 niho wabamara. Cyane. Niko wa mudamu we. Imana iragusirimura gatoya, yaraguhamagaye wambara ingutiya zigeze hasi ku birenge. Utazi no kwikarabya. Wamara gusirimuka wagera mu mujyi ugatangira kwiyambika ubusa. Warangiza ngo Imana yarakubeshe. Subira mu muhamagaro wawe wa mbere. Imana irambwiye ngo subira mu muhamagaro wawe wa mbere. Niko wa mukobwa ufite abasore 6-7 wiri kubwira ngo uzababera umugore, bose bazagukwigwa. Mukanya ujya inkoko ya runaka, mukanya urukwavu rwa runaka, mukanya ifi ya runaka. Warangiza ngo ushaka umugabo ngo wubashe Imana. Uwo mugabo wamukura hehe uzahaza iyo nda yawe?
yo yesu tugirire neza mana, wiri gusambana turengere mana. warangiza ngukeneye umugabo, uwo mugabo uzaguhaza uza abagabo 500 ninde? banza ushake Imana ukizwe, Imana iguhereza umugabo ikubona igufitiye icyizere. Haleluya. Ntabwo abantu benshi itarabatabara ntabwo ibafitiye icyizere, Nibyo iracyabashidikanyaho. iracyabashidikanyaho. niba Imana iguhaye inzu ya 5,000,000 ugatangira kwirwa mu bagore, iguhaye etaje se noneho bagukizwa n'iki? ukeneye gushaka Imana. mukobwa va mu gakungu k'abasore ushaka Imana, Imana izaguha umugabo gubasha Imana. musore va mu gakungu ko gusitara, umusitari wa mbere ni Yesu. kuba umusitari ntabwo ari ukunywa icupa ukagereka hirindi. kuba umusitari si ukwirirwa wiyambitse ubusa. kuba umusitari ni ukumenya amaraso y'umugabo wapfuye akazuka kubera wowe, ari we Yesu Kristo. nkwibutse ko nudakorera Imana, Imana iracyagutwikiriye. igihe kirageze Imana igatwikurura abantu. garukira aho ugeze, Yesu aragukunda. Haleluya. garukira aho ugeze mama, mushiki wanjye garukira aho ugeze, papa garukira aho ugeze. ndashaka kuva nimva muri ubu bukwe, ndashaka gutangira igicaniro cyo kuzajya mbwiriza live. Yego. kandi hari abantu Imana igiye gukoresha, bagatanga amakamera, bagatanga ibintu byose, bagatangamo amashini, tugakora amateraniro. ndumva mfite ishaka ryo kubwiriza abantu bakakizwa. Haleluya. urabizi Imana yampaye impano pe, sengera indwara zananiranye zigakira. simbyirata, ndirata Yesu. ariko ntabwo mbere yo kugira ngo ubwirize ibitangaza ukeneye kubanza gushaka Imana. kadusenge. Mukozi w'Imana, Yesu aguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo, kandi Imana ikongerere amavuta kubw'ijambo ry'Imana tugejejeho, kandi n'abatwumva abari hirya no hino cyangwa se n'abatureba kuri YouTube channel ya Prophet Manivuga, wakira igitangaza cyawe, wizere ko Imana ikugire neza, ko igisuzuguriro kivuyeho. Turizera tudashidikanya ko imbaraga z'Imana zikora mu mukozi w'Imana zimaze kugera mu bice bitandukanye by'isi, mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burasirazuba ndetse n'uburengerazuba. aho hose imbaraga z'Imana zarangije kuhagera. Turi hafi gusoza ikiganiro, kandi umukozi w'Imana nongere nkurusheho gatoya, nkwakire noneho utumira abantu, ubahe nimero n'uburyo ki bashobora gukoramo kugira ngo kugezeho inkunga yawe. uravuga abashaka kudutwerera mu bukwe, wongere uvugane nawe. nimero yanjye ni 078 078 karindwi 34 9 9 4 amazina ni Tuyisenge Jean Pierre, ba muri Momo. amazina ye ni Tuyisenge Jean Pierre, marayumvise muri Momo. Imana bahumugisha. anyuma mboneho kurarika abantu kuwa 5. Yego. kuwa 5 nshuti yanjye sharinga iki kiganiro kigere ku bantu bose, bakizwe bumve imvugo y'Imana. kuwa 5 uzaze Nyabugogo kwa Mutangana, saa 3 nzasengana nabo by'umwihariko. ndabiza abadukurikira muri hanze muhora munsaba ngo kuki tudasengana, mwihangane ntabwo turabona ibyuma. Imana niguhe umugisha uzashigikire. Yego. ikindi mu bukwe mwese muratumiwe. shimire Elizabeth, Imana imuhe umugisha, yaranshigikiye, yampaye intwererano. Amen. umuntu yanyijeje ngo nzakwishurira sare. ariko Imana ihagurutse umudamu witwa Elizabeth, utananze utanasenga, aravuga ati Prophet amavuta yawe ndayubaha. Imana imuhe umugisha. Amen. buri mwe wese ugiye kudushigikira, Imana iguhe umugisha. intwererano yawe irakeneye, Imana iguha umugisha. kuwa 5 n'amateraniro. Shalom, karibu mugubwe neza. Murakoze cyane. twebwe twari turi kuri channel ya Prophet Manivuga, ngewe ni Prophet Elia. Imana iho umugisha cyane. kuwa 5 turabakiriye mu gitondo saa 2 kwa Mutangana Nyabugogo, muri etage ya 2. kora share ku kiganiro iki ngiki, kandi gerageza rwose utumira abantu 2 cyangwa 3 kuri wa 5 uze dusengana Imana mu izina rye. Imana irakugira neza, nanjye Prophet Elia ndabampari. Yesu abagire neza. Shalom. Shalom.